ntabwo nari nzi ko atari mama. Kwihangana biba bigoye. Shangazi twarabanye imyaka myinshi, ntabwo nari nzi ko atari mama, kuko mama yaje kundeba aza ndi mukuru. Ntabwo nzi ngo nabanye nawe ndingana iki, nakuze ndi mu maso ya shangazi. Ubwo shangazi niho ubwo hari ahantu yari yagiye, mama aza mu rugo, arangije araza, ageze mu rugo arambaza ati se nyogosenge yagiye? Ndamubwira shangazi yagiye kwikora. Ngo rero ndagiye ngo uzamubwire ko mama wawe yageza. Ndavuga se ko nzi ko shangazi ari we mama, none wowe uri mama mu bigenze bite? Arangije arambwira ati uzamubwire uko nguko. Ubwo nibwo shangazi yaje, ndangije ndamubwira shanga ko hari umubyeyi wageza akambwira ngo ni mama, none ntabwo uri mama. Arangije arambwira ati mwana wanjye, ntabwo ndi nyoko, ndi nyogosenge, ariko twabanye uri muto cyane. Ababyeyi bawe bagiye muri Kongo uri muto cyane, ntabwo wari kubamenya. Ubwo nibwo shangazi nyine yahise ambwira ko ari mama we, ko ari shangazi, ariko njye nari nzi ko ari mama, kuko nakoraga icyaha akampana nk'umwana we, ari n'umugabo ntabwo yigeze amfata nabi, bose bamfataga nk'umwana. Ubwo nza kumenya ko ari shangazi, ko atari mama, ariko nari ndi mukuru. Agiye muri Kongo nzi ubwenge, uko ntandukana na shangazi. Cyo shangazi aja mu Buganda, agezeyo nibwo nagiye kumva numva ngo umugabo we yarashaje. Shangazi rero arwarirayo. Ruriya mwaka ushize niho shangazi namubonye, ariko ambwira ngo yararwaye. Ntabwo nari nzi ko ari kuriya yararwaye, njyewe nabonaga ko ari ibintu byoroshye. Ubwo niho namubonye, nuko ndangiye ndavuga shanga nuko wabaye umwana, nuko nabaye. Ndamubwira ihangane uzakira. Ubwo hashize iminsi akambwira ati mwana wa ndarembye, none ngiye kuzapfa utagarutse kundeba. Shangazi nkayambara amubwira ngo nzaza kumureba. Habaye ejo bundi niho papa namuhamagaye, ndamubaza se shangazi ameze ute? Ngo ntako yarembye. Arambwira ati yarembye, noneho nta kintu ari gushobora gufata. Ndavugana kwa kuvuga, kwaga yihangana akavuga, no kuvuga byanze, ngo byanze. Ubwo nyuma yaho niho nagiye kumva numva shangazi ngo yavuye mu mubiri, ariko shangazi agiye ari imfura. Shangazi ntacyo namusabaga ngo akinyime, yari umubyeyi wanjye, nabonaga ndutira na mama wambyaye. None rero shangazi agira iruhuko ridashira. Ni byinshi byo kuvuga, ariko kwihangana biba bigoye. Kimwe mu Buganda tuza arimo kwa kabiri, ariko we aza mbere yanjye, twebwe tuza nyuma. Dusohorera mu ya mbere, nawe ari mu ya kane kwa papa Eric. Ubwo baza kumutuza muri kabiri, umukecuru nkajya kumusura. Njye bantuza muri kabiri, umukecuru nkajya kumusura. Mvuye mu ya mbere, umukecuru turabana, bagera igihe nawe bamwimura bamuzana hariya muri kabiri, nanjye nimukira muri gatatu.
umukecuru turaganira, arambwira ngo ni umukobwa wa Benehi, ndetse na Benehi bahehe, arambaza ngo na Benehi bahe, ndamubwira ngo na Benehi bahoze mu Kizimba ngo kwande, ndamubwira ngo ni sokuru ni Bajoje, ngo ni musaza wanjye. Umukecuru ubwo mbona ko ari umuvandimwe, turabana, ndamusura, nkamuvomera amazi, ngera igihe ananirwa akajya yitekera, ngera igihe ananirwa guteka, muvana ku nkono, ndamubwira nti ntushoboye guteka, ndi umwana wawe. Ubwo nkajya mutekera, tugasangira, amaze kunanirwa, umukecuru aba mama, najye mubera umwana, umukecuru ubuhamya bwanjye n'ubwo, musaza we araza, ubwo nabwo sinamurekuye, twarabanye, ndamugwaza, aragwara, ndamugwaza, amaze gushaka, ubwo nabwo turagumya turafatanya, n'umufasha we aragwara. Mu minsi yashize aje i Kigali, arambwira ati Kabera, yanyitaho Kabera, ngo Kabera ngo twojyana i Kigali, ndamubwira ntabwo nshobora kugenda mu modoka bitewe no kuruka, ahubwo urajyana n'uriya, nanjye ndasigara mu nzu yawe. Nuko ubwo aje i Kigali, aragaruka, ndavuga ati ndagarutse, zosubirayo, asubiye bwa kabiri, nabwo ndongera sigara mu nzu ye, ni mukaka, turabana mu buryo buhagije, mubera umwana, nawe mbera umubyeyi. Ubwo ni ukuri nta nubwo nzi ko yumvamo umubiri, twajyaga inama, yansiga mu nzu ye, akagenda nyiringiye, n'icyatakara ko nugitoragura nkakimuhereza. Ubwo Imana imwakire, azagira amaherezo meza. Kuri uyu mukecuru wacu twaganiriye byinshi, yarampamagaraga nkamusanga hariya yarari, tukaganira. Higeze kumpamagara arambwira ati ndi kumva umubiri wanjye uranze, bigaragare ko ndi mu nzira z'abagenda. None mwana wanjye, hari ikintu mama wawe yaba yarakubwiye naba narakoreye umuryango kibi, wenda ngiye nkaba ntakizi? Ndambwira ntacyo mama yigeze ambwira. None se wowe umenye ubwenge, hari ikintu kibi waba uzi nigeze ngukorera? Mu bigaragara nabonaga ko asa n'uri kunsezera. Ndambwira ati njyewe ntacyo nigeze mbona. Arambwira ati Imana ishimwe. Ubwo amaze kumbwira cyo, ariko mbere nsa n'uwasimbutse. Ni ukuvuga mbere ngiye njya kumubona, twabaga muri Congo, nabo baba mu Buganda, namubonye mfite nk'imyaka 14, 15 gutyo. Ariko muri iyo myaka turi Kibungo, yari umubyeyi, twasanze ari umubyeyi ukunda abana birenze urugero. Mu nzu ye hahoraga huzuye abana. Wenda hano abantu twabanye Kibungo niba hari abahari ntago mbizi, ariko abo twabanye Kibungo bo barabizi. Mu nzu ye hahoraga abana, yaratekaga, yamara guteka abana bagiye ku ishuri agateka, yarangiza akavumbika umuriro hejuru agashyiraho amakoma. Yakundaga guteka ibyo bita umunyigi kubera ko yabaye mu Buganda. Yarangwaga n'isuku irenze mu nzu no ku mubiri we. Noneho agateka, yarangiza agashyiraho amakoma, agapfundikira, agashyira isosi hejuru. Umuntu uje wese ntago yatumaga hari umwana, kubera ko yagiraga isuku, yangaga ko hari umwana ujya kumutobera inkono, kandi azi ko n'abandi bari buze bakarya. Waba uhageze, hari inzira imanutse gutya mu mbuga ye, waba uri gutambuka gutya akakubwira ati garukira aho ngaho. Ukagaruka, akagenda akajya kwarura wa munyigi. Ibyo ndi kuvuga ibyo muziho. Akajya kwarura wa munyigi, waba uhaze waba udahaze, akakubwira ati
urarya byanga byakunda, kuko umwana niyo yaba yariye ntiyakwanga ibiryo, akarura bya biryo akaguhereza ukarya, wamara kurya ugakomeza iyo wari uri kurya. Ibyo ngibyo nibyo namubonyeho. Ubwo nari nasimbutse nagiye kubyaha hano mu nkambi, ari hano mu nkambi. Ubwo nibwo yampamagaye aransezera, arambwira ati nta kibi munziho, nanjye ntacyo nzi nabakoreye, gusa mwambereye ababyeyi. Ikindi cyamurangaga, yakundaga mu bwoko yashakiyemo. Niba bari hano hagira umuntu uvuga ko hari umuntu w'umujinyo ataraziwe, ndahamye yuko ntawe. Nubwo yari arwaye yagendaga, niyo waba uri mugera ntago yategaga moto, ntibamuhaga n'amafaranga yo gutega moto ngo atege. Yabyangaga akavuga ati ngiye ntago njya ngenda kuri moto. Ubwo akajya imugera, akongera akagaruka akajya mu nkambi. Icyo nshatse kumuvugaho nuko yari umubyeyi urangwa n'urukundo, ukunda abantu, ari aho yashakiye, ari iwabo, bose yabakunda. Si ukuvuga ngo ndi kumuvuga, uyu niwo mwanya wo kumuvuga. Nagombaga kuvuga ibi ari kumva, ariko ntago byashobotse. Gusa ngiye twaraganiriye, ndamushimira, ndamubwira ati ibyo wakoze warabikoze, ubwo aho wagereje naho uzagende neza, dusezeranaho. Nibyo ngibyo nababwiraga.